Aza ya mbere twaganiriye ku gusenga uko bikorwa n'icyo bivuze n'umumaro wabyo. None tugiye kuvuga ku mumaro w'umwuka wera mu gusenga. Umwuka wera turashaka tumuvuge atandukanye no gusenga. Gusenga twavuze ko ari umwitozo ukorwa, kuko abigishwa babwiye Yesu ngo twigishe gusenga. Ntago bamusabye ngo dure, bambwiye ngo twigishe gusenga, ariko ni wabihaye ishusho. Urero uwo mwuka wabanye n'Imana kera isitararemwa, ni nawe Imana yaduhaye kuba hagati muri twe, kandi nawe uziranye n'Imana, ni nawe utunihira imbere y'Imana. Rero iyo umwuka yinjiye mu gusenga k'umuntu w'inshuti yawe, akaba n'inshuti y'umuntu ushaka, guhura ngo muhuze muganire n'uwo muntu byoroha cyane kuruta umuntu ujya ku meeting umuntu ari ubwa mbere amubonye adafite n'umuntu wo hagati ubahuza. Kuko uriya muntu mushya ugiye guhura nawe hari igihe ashobora gukoresha icyizere cyo kunaza inshuti yawe nawe baziranye, bigatuma bikorohera kugira ngo ikiganiro cyawe nawe cyumvikane. Uko ni nako umwuka tunihira imbere y'Imana, kuko Imana izi ibitekerezo by'umwuka, n'umwuka aziranye n'Imana. Biravuga ngo isi itararemwa ngo umwuka agendagendaga mu isi, umwuka abanaga n'Imana, umwuka yarazi byose, ni wabihaye ishusho. Urero uwo mwuka wabanye n'Imana kera isi itararemwa, ni nawe Imana yaduhaye kuba hagati muri twe, kandi nawe uziranye n'Imana, ni nawe utunihira imbere y'Imana. Rero iyo umwuka yinjiye mu gusenga k'umuntu, akinjira mu isengesho ry'umuntu, niyo mpamvu aravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Umwuka adufasha gusobanura neza Imana, ibyifuzo byacu, ibikenerwa byacu, ngo aratunihira, ngo iminiho itavugwa mu izina rya Yesu. Bantu musenga, bantu mwinginga Imana, bagaragu b'Imana, Imana idufashe, iduha umwuka wayo mu buryo bwo gusenga. Bavuga ngo musabire n'abera mukoresheje umwuka wera. Umwuka ni uzana imbabazi, ni uzana ibyiringiro, ni uzana urukundo, bigatuma n'abandi tubasabira, tubasengera turi mu mwuka. Yesu rero abaha umugisha, Yesu abagiriye neza, abakomeze mu izina rya Yesu. Umumaro w'umwuka, musubireho, umumaro w'umwuka mu gusenga nuko umwuka atuzi, kuko aba hagati muri twe. Kandi icya kabiri nuko aziranye n'Imana kudusumba, kuko Imana izi iby'umwuka atekereza. Rero iyo communication iroroha, y'umwuka kuduhuza n'Imana biroroha cyane kuruta uko wasenga utagira umwuka. Kandi Bibiliya yatubwiye ngo ni ikimenyetso, ni ingwate twahawe ku byo tuzaragwa. Rero umwuka agomba kuba mu buzima bw'abera, agomba kuba mu buzima bw'abizera, agomba kuba hagati mu mitima yacu, agomba kutuyobora mu isengesho, mu kuvugana n'Imana, mu gusabana n'Imana. Umwuka wera ni umufasha wo kugufasha icyo gikorwa. Umwuka naga gusengera, umwuka naga kunihira, umwuka naga ari we kuvugira. Wowe urasenga, umwuka akakuvugira ku Mana ariko winihiye. Harajya avuga ngo umwuka arabizi byose, ngo jyewe niwe unsabira. Oya, nawe ugomba gusenga. Pawulo avuze ngo musengeshe umwuka iteka. Ntago avuze ngo umwuka abasengera iteka, musengeshe umwuka iteka. Uwo mwuka w'Imana wahawe ugomba gusenga wowe, nakakuvugira n'Imana, hanyuma bikagira umusaruro mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turimo kuganiraho ku gice cyacu cya kabiri kivuga ku gusenga. Rero tubahaye ikaze abakomeze kubana natwe, turabashimira. Ni kwa kundi dutangira tubashimira n'ubundi mirimo myiza abarimo badushyigikira muri uyu murimo. Support yanyu mu by'ukuri imirwa ku bwami bw'Imana, abadukurikirana, abakomeje kutwereka comment zabo ko turi hamwe, ibyo byose turabishimira kandi turabasabira. Uko bwije nuko bukeye turabasabira kugira ngo Imana igire usho gukingura imiryango yanyu n'amarembo yanyu, kandi uko ubu butumwa tubugeza kure ku bantu benshi, ni nako namwe Imana ibahemba. Ubutumwa bugomba kugenda, ubutumwa bwiza bugomba kujyana n'akamenya neza y'Imana, abantu bakamenya imbabazi z'Imana, abantu bakamenya imbaraga z'Imana, abantu bakamenya gukora kw'Imana.
kugira ngo ubwami bw'Imana bugwire. Yesu abaho umugisha rero. Tubahaye ikaze rero muri uyu mwanya. Tugiye kuvuga ku mumaro w'umwuka wera mu gusenga. Kuko ndashaka mwibuke ko turi mu cyanditswe Paulo yandikiye urwandiko rw'Abefeso ibice 6:18. Yanditse ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwo gusenga no kwinginga, ngo kandi mube maso. Rero faze ya mbere twaganiriye ku gusenga uko bikorwa n'icyo bivuze n'umumaro wabyo. None tugiye kuvuga ku mumaro w'umwuka wera mu gusenga. Umwuka wera turashaka tumuvuge atandukanye no gusenga. Gusenga twavuze ko ari umwitozo ukorwa, kuko abigishwa babwiye Yesu ngo twigishe gusenga. Ntago bamusabye ngo dure, bambwiye ngo twigishe gusenga. Ariko umwuka we ni impano Imana iha abantu bayo. Harimo abantu batazi ngo umwuka ni iki. Bavuga ngo mu mwuka yamfashe nditigisa, ni ikintu cyaje nabizi ndacyumva kiramvugisha kiranyeganyeza. Umwuka wera si ikintu. Umwuka wera ni umuntu w'umwuka uba hagati y'abizera, ubana n'abizera, uba mu bizera, woherejwe n'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo. Badayo tushaka kuvuga umwuka atangira mu irema. Bibiliya ivuga ko Imana imaze kurema umuntu, Itangiriro ibice 2:7, ngo Imana yaremye umuntu mu mukungugu wo hasi aba umuntu. Ntago Bible ivuga ngo Imana ngo irema ibumba stati, ntago Bible ivuga ngo Imana irema ikintu gisa n'umuntu. Yavuze ngo yaremye umuntu mu mukungugu wo hasi, ngo ariko imuhumekera mu mazuru umwuka wayo, ngo umuntu abona guhinduka ubugingo buzima. Bivuze rero ngo umwuka w'Imana niwe ukorera mu muntu hagati muri we. Ariko murabizi mu Itangiriro ko umuntu yaje gutakaza kuyoborwa n'uwo mwuka, ahindura imitekerereze ye, ava mu ngobyi, atakaza ubwo budasa bwo kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Ariko ku bwa Yesu Kristo, Bible iravuga muri Yohana ibice 3:16, ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana w'ikinege, kugira ngo abamwizera batarimbuka, ahubwo bongere babone bwa bugingo buhoraho, bwa buzima wa muntu yatakaje mu ngobyi Adamu wa mbere. Imana ibugarura muri Kristo mu bantu bayo. Yesu ashimwe cyane. Rero bivuze iki ibyo ngibyo? Bivuze ko umwuka wera, iyo dusoma Bible ugasoma ku mwuka, ku izina umwuka, Bibiliya imuvuga nk'umuntu. Imwita umujyanama, imwita umufasha, imwita umuyobozi, imuvuga nk'uko uvuga umuntu. Rero uwo ni umuntu w'umwuka, donc ntabwo agaragara mu maso y'abantu. Ntabwo ushaka kubwira umuntu ngo dore umwuka nguriye, oya. Ntabwo ushaka kwereka umuntu nk'uko tujya tureba ibintu byose ngo uvuge ngo dore umwuka uri muri runaka ameze atyo. Ariko nyiri kwizera umurimo abamwumva ko amurimo kandi amukoreramo. Rero tugiye kureba uyu mumaro w'umwuka mu gusenga ni uwuhe, kuko Paulo avuze ngo musengeshe umwuka iteka. Turashaka tuvuge ku mumaro wo gusenga, dusengera mu mwuka cyangwa dusengesha umwuka iteka mu izina rya Yesu. Icya mbere reka dusome, reka tuvuge umwuka kunaboneka. Yego, Luka 11, ahandi abigishwa basabaga kubigisha gusenga 11:13. Haravuga hate Luka 11:13, havuga ngo none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru nazarushaho rwose guha umwuka wera abamusabye. Murabyumva neza? Nago data wo mu ijuru azadutoza kubona umwuka wera, ahubwo azamuha abamusabye. Bivuze ngo umwuka ni impano. Umuntu ashaka kuvuga ngo ndashaka umwuka wera kugira ngo njye nsenga mfashijwe n'umwuka, cyangwa se ubuzima bwanjye bujye bana n'umwuka mu gusenga. Kuko turimo turavuga
ntabwo tuvuga umumaro w'umwuka wose, turavuga igice cyo gusenga dukoresheje umwuka wera. Ukavuga ngo rero jyewe nkeneye umwuka kugira ngo ajye amfasha mu buzima bwo gusenga. Namubona gute? Umwuka ni Imana, kandi Imana barayisaba. Niyo mpamvu Yesu abwiye abigishwa be muri Luka 11:13 ngo ko tuzi guha abana bacu ibyiza turi babe badusabye, ngo Data wo mu ijuru mwiza nazarushaho guha umwuka bamusabye. Umwuka wera umuntu ajya imbere y'Imana akamusaba, umuntu ajya imbere y'Imana akayinginga, Imana ikamuha umwuka kugira ngo abashe gukorera muri we. Rero tugiye kureba, reka twongere dusome Yohana 14:15. Yohana 14, ubutumwa bwiza bwayo bwanditswe na Yohana 14:15. Aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. 16, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe mu bihe byose. Murongo wa 17, niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Amen. Aha rero uyu murongo impamvu ngusomye, nagira ngo twumve akamaro k'umwuka wera, kuko turimo turavuga umumaro w'umwuka wera mu gusenga. Ese mu isengesho ryanjye, mu kwinginga kwanjye, nk'uko Paulo yavuze mu Befeso, nkeneye umwuka wera kumfasha? Nibyo tugiye kuganiraho. Aha rero niyo mpamvu dusomye umurongo ni uwuhe. Bible itweretse ko umumaro w'umwuka ari ugufasha. Umwuka wera afasha mu bice byose ubuzima bw'abizera, afasha mu bintu byose ubuzima bw'abizera. Ariko turashaka kureba noneho adufasha iki twebwe abasenga cyangwa bari mu gusenga. Iyo turi muri pati yo gusenga, iyo turi mu gice cyo kwinginga, iyo turi muri minisiteri yo kwinginga, umwuka wera aramfasha iki? Icyambere umwuka wera dufasha nuko atuzi. Umurongo wa 17 atubwiye neza ngo umwuka aba muri twe, ngo akorera hagati muri twe, ngo ariko nagakorera mu bitizera, ngo ab'isi ntago bamuzi kuko batamuhawe. Ni impano by the way, ariko twebwe abizera akorera muri twe, aba hagati muri twe. Niko umurongo wa 17 tubwiye. Ariko 16 atubwiye ngo ni umufasha. So rero umwuka kuko atuzi twe, akorera muri twe, kandi akaba aziranye n'Imana, kuko Imana izi umwuka. By the way, Imana n'umwuka bifitanye communication iruti y'umuntu n'Imana. Bivuze ngo rero byoroshya cyane Imana kumenyana n'umuntu mu isengesho igihe hagati y'umuntu n'Imana harimo imbaraga z'umwuka. Wabyumva neza? Bivuze ngo umwuka ikintu adufasha amasengesho nuko hagati yacu n'Imana, twebwe abantu, hatari ubusabane bwacu butangana n'ubw'umwuka n'Imana. Kandi mwibuka ko Bible bivuze ngo umwuka aba hagati muri twe. Umwuka aranzi, azi intege nke zanjye, azi imbaraga zanjye, azi ubushobozi bwanjye, kandi aziranye n'Imana kuruta uko genziranye nayo. Rero yari hagati yanjye n'Imana, biba byiza cyane kugira ngo numvikane imbere y'Imana. Birakwiriye rero ko tugira umwuka, birakwiriye ko tugira ubufatanye bwacu n'umwuka wera hagati mu isengesho tuvugana n'Imana. Reka dusome Abaroma 18:26. Avuga ngo uko niko umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Ako ni akantu ka mbere umwuka akora mu ntege nke z'umuntu, kuko arasenga ariko ntabwo azi uko akwiriye gusenga, kubera umuntu kuva akoze icyaha atandukanyijwe na bwa bumana, yabaye umunyantege nke. Ubumuntu bwabaye ubunyantege nke
kugira ngo rero umuntu yongere gusingira ubumana n'imbaraga z'Imana, hagombye kubaho ubundi bufasha. Twese turabizi ko Kristo yadufashije kudukura mu byaha bamwizera, kuko yataba umusaraba wa Kristo ntago twari gucungurwa, yataba amaraso ya Yesu ntago twari gucungurwa. Yesu amaze kuducungura yadukuye mu byaha, kuko amaraso ye niyo akuraho ibyaha, amaraso ye niyo yeza, amaraso ye niyo atungana, niyo atunganya. Burya niyo umuntu yaba ari inyangamugayo ate, nibwo umuntu yaba ari imfura atebeta imfura, ariko adacungujwe amaraso ya Yesu Kristo ntago aba yejejwe. Kuko Dawidi niwe wigeze avuga muri Zaburi ya 51 ngira ngo avuga ngo naremanwe ibyaha, umurongo wa 7 ngo naremanwe ibyaha, sibyo mama yambyariye mu bicumuro. So ngo nta kintu ushobora gukora kugira ngo nezwe, kubera Adamu dukomokaho yakoze icyaha. Buri nkomoko y'umuntu na kavukire y'umuntu na kamere y'umuntu ivukana icyaha. Kugira ngo rero umuntu yongera ave muri ubwo buzima bw'icyo cyaha, yezeshwa amaraso y'umwana w'intama w'Imana ariwe Kristo. Ariho Yohana yavuze igice cya 29 avuga ngo uriya umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bivuze ngo nta kindi kintu cyakuraho icyaha keretse amaraso ya Yesu Kristo yonyine. Niyo watanga inka 1000, niyo watanga miliyoni, niyo watanga ibyo utunze byose, nta kintu na kimwe gifite ubushobozi bwo gukuraho icyaha wakoze cyangwa wakoze keretse amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo niyo afite ubushobozi bwo kubatura umuntu mu cyaha. Iyo ni etape ya mbere. Ariko kuko umuntu ari umunyantege nke, nabwo kongera kuvugana n'Imana, gusabana n'Imana, Yesu yashyizemo umufasha. Yavuze ngo noneho ndagiye, ariko ngiye kubaha umufasha. Nimunkunda, urukundo rukabatera kumvira, mukitondera amategeko yanjye, sibyo nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubafasha mu busabane bwanyu n'Imana. Ntabwo ubumuntu buhagije gusabana n'Imana, hakeneye undi mufasha ari Mwuka Wera. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu Pawulo avuze mu Baroma, aravuga ngo mu ntege nke zacu ngo Umwuka dufasha gusenga uko bikwiriye. Umwuka rero aza mu gusenga ari umufasha wo kudufasha uko bikwiriye, kubera icya mbere. Ariko Umwuka ubwe niwe udusabira, aniha iminiho itavugwa. Bible yavuze ngo turasenga, Umwuka akadufasha, ariko none birahindutse ngo niwe utunihira imbere y'Imana iminiho itavugwa. Twe tubwira Umwuka akabwira Imana. Kubera iki? Umwuka niwe uzi ururimi Imana yumva. Umwuka ngo niwe utunihira iminiho itavugwa. Umurongo wa 27 bavuga ngo kandi irondora imitima izi by'Umwuka atekereza, kuko Umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Amen. Uyu murongo urakomeye. Ngwirondora imitima, iki nicyo nashakaga, ngizi by'Umwuka atekereza. Ano nashatse Umwuka aba hagati muri twe n'Imana irondora imitima tuvuga izi by'Umwuka atekereza. Bivuze ngo Umwuka aziranye natwe kandi akamenyana n'Imana. Byoroha cyane rero kugira ngo Umwuka, reka nkwereke urugero rutoya. Kuba uri mushaka umuntu, usabye nk'umuntu randevu, mufite icyo mushaka kuvugana, ariko umuntu mwajya kuvugana ukaba ufite indi muhuza ukuzi neza w'inshuti yawe, akaba n'inshuti y'umuntu ushaka, guhura ngo muhuze muganire n'uwo muntu byoroha cyane kuruta umuntu ujya ku mitingi umuntu ari ubwa mbere amubonye adafite n'umuntu wo hagati ubahuza. Kuko uriya muntu mushya ugiye guhura nawe hari igihe ashobora gukoresha icyizere cyo kunaza inshuti yawe nawe baziranye, bigatuma bikorohera
kugira ngo ikiganiro cyawe nawe cyumvikane. Uko ni nako umwuka tunihira imbere y'Imana, kuko Imana izi ibitekerezo by'umwuka, n'umwuka aziranye n'Imana. Biravuga ngo isi itararemwa, ngo umwuka yagendagendaga mu isi, umwuka abanaga n'Imana, umwuka yarazi byose, niwe wabihaye ishusho. Urero uwo mwuka wabanye n'Imana kera isi itararemwa, ni nawe Imana yaduhaye kuba hagati muri twe, kandi nawe uziranye n'Imana, ni nawe utunihira imbere y'Imana. Rero iyo umwuka yinjiye mu gusenga k'umuntu, akinjira mu isengesho ry'umuntu, niyo mpamvu aravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Umwuka dufasha gusobanura neza Imana, ibyifuzo byacu, ibikenerwa byacu, ngo aratunihira, ngo iminiho itavugwa mu izina rya Yesu. Rero gusengesha umwuka ni ingenzi, gusengera mu mwuka ni ingenzi. Abakera batarahabwa imbaraga z'umwuka, iyo usomye mu gitabo cy'Isezerano rya kera, bambaraga ibigunira, bisigaga ivu, batambaga ibimasa, bakoraga n'ibindi bitandukanye. Ariko twebwe ntabwo tugisabwa kwisiga ivu, ntabwo tugisabwa kwambara ibigunira, kuko dufite umwuka utuza uba muri twe kandi uziranye n'Imana. Rero iyo dusenga turi mu mwuka, aratunihira, aratuvugira, aratuburanira, aradufasha, ni umufasha. Rero mu isengesho ryawe gufashwa n'umwuka ni ingenzi. Niyo Pawulo avuze mu Befeso avuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kwanyu. Ugomba rero kumekinga sure ko isengesho ryawe ririmo imbaraga z'umwuka wera, ririmo gufashwa n'umwuka, urimo kuyoborwa n'umwuka, urimo gukora ibyo umwuka ashaka. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Urimo kuvuga ukumva. Iyo umuntu asengera no mu mwuka, tugenda no mu rugero rusanzwe, kumara w'umwuka wera mu gusenga. Twari tugeze, dukomeze ku Baroma, twari dusoma ibice 8 umurongo wa 26. Avuga ngo uko ni kumwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Ako ni akantu ka mbere umwuka akora mu ntege nke z'umuntu, kuko arasenga ariko ntabwo azi uko akwiriye gusenga, kubera umuntu kuva akoze icyaha atandukanyijwe na bwa bumana, yabaye umunyantege nke. Ubumuntu bwabaye ubunyantege nke. Kugira ngo rero umuntu yongere gusingira ubumana n'imbaraga z'Imana, hagombye kubaho ubundi bufasha. Twese turabizi ko Kristo yadufashije kudukura mu byaha bamwizera, kuko yataba umusaraba wa Kristo ntago twari gucungurwa, yataba amaraso ya Yesu ntago twari gucungurwa. Yesu amaze kuducungura yadukuye mu byaha, kuko amaraso ye niyo akuraho ibyaha, amaraso ye niyo yeza, amaraso ye niyo atungana, niyo atunganya. Burya niyo umuntu yaba ari inyangamugayo ate, nibwo umuntu yaba ari imfura atebeta imfura, ariko adacungujwe amaraso ya Yesu Kristo ntago aba yejejwe. Kuko Dawidi niwe wigeze avuga muri Zaburi ya 51 ngira ngo, avuga ngo naremanwe ibyaha, umurongo wa 7, ngo naremanwe ibyaha, sibyo mama yambyariye mu bicumuro. So ngo nta kintu ushobora gukora kugira ngo nezwe, kubera Adamu dukomokaho yakoze icyaha. Buri nkomoko y'umuntu na kavukire y'umuntu na kamere y'umuntu ivukana icyaha. Kugira ngo rero umuntu yongera ave muri ubwo buzima bw'icyo cyaha, yezeshwa amaraso y'umwana w'intama w'Imana ariwe Kristo. Ariho Yohana yavuze igice cya 29, avuga ngo uriya umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bivuze ngo nta kindi kintu cyakuraho icyaha keretse amaraso ya Yesu Kristo yonyine. Niyo watanga inka 1000, niyo watanga miliyoni, niyo watanga ibyo utunze byose, nta kintu na kimwe gifite ubushobozi bwo gukuraho icyaha wakoze cyangwa wakoze keretse amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo niyo afite ubushobozi bwo kubatura umuntu mu cyaha. Iyo ni etape ya mbere. Ariko kuko umuntu ari umunyantege nke,
nabwo kongera kuvugana n'Imana, gusabana n'Imana. Yesu yashyizemo umufasha, yavuze ngo noneho ndagiye ariko ngiye kubaha umufasha, nimunkunda urukundo rukabatera kumvira, mukitondera amategeko yanjye, sibyo? Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubafasha mu busabane bwanyu n'Imana. Ntabwo ubumuntu buhagije gusabana n'Imana, hakeneye undi mufasha ari Mwuka Wera. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu Pawulo avuze mu Baroma, aravuga ngo mu ntege nke zacu ngo Umwuka dufasha gusenga uko bikwiriye. Umwuka rero aza mu gusenga ari umufasha wo kudufasha uko bikwiriye, kubera icya mbere, ariko Umwuka ubwe niwe udusabira, aniha iminiho itavugwa. Bible yavuze ngo turasenga, Umwuka akadufasha, ariko none birahindutse ngo niwe utunihira imbere y'Imana iminiho itavugwa. Twe tubwira Umwuka akabwira Imana. Kubera iki? Umwuka niwe uzi ururimi Imana yumva. Umwuka ngo niwe utunihira iminiho itavugwa. Umurongo wa 27 bavuga ngo kandi irondora imitima izi by'Umwuka atekereza, kuko Umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Amen. Uyu murongo urakomeye, ngwirondora imitima. Iki nicyo nashakaga, ngizi by'Umwuka atekereza. Ano nashatse Umwuka aba hagati muri twe n'Imana irondora imitima tuvuga izi by'Umwuka atekereza. Bivuze ngo Umwuka aziranye natwe kandi akamenyana n'Imana. Byoroha cyane rero kugira ngo Umwuka, reka nkwereke urugero rutoya. Kuba urimo ushaka umuntu, usabye nk'umuntu randevu, mufite icyo mushaka kuvugana, ariko uwo muntu mwajya kuvugana ukaba ufite indi muhuza ukuzi neza w'inshuti yawe, akaba n'inshuti y'umuntu ushaka, guhura ngo muhuze muganire n'uwo muntu byoroha cyane kuruta umuntu ujya ku mitingi umuntu ari ubwa mbere amubonye adafite n'umuntu wo hagati ubahuza. Kuko uriya muntu mushya ugiye guhura nawe hari igihe ashobora gukoresha icyizere cyo kunaza inshuti yawe nawe baziranye, bigatuma bikorohera kugira ngo ikiganiro cyawe nawe cyumvikane. Uko ni nako Umwuka tunihira imbere y'Imana, kuko Imana izi ibitekerezo by'Umwuka, n'Umwuka aziranye n'Imana. Biravuga ngo isi itararemwa ngo Umwuka agendagendaga mu isi, Umwuka abanaga n'Imana, Umwuka yarazi byose, niwe wabihaye ishusho. Urero uwo Mwuka wabanye n'Imana kera isi itararemwa, ni nawe Imana yaduhaye kuba hagati muri twe, kandi nawe uziranye n'Imana, ni nawe utunihira imbere y'Imana. Rero iyo Umwuka yinjiye mu gusenga k'umuntu, akinjira mu isengesho ry'umuntu, niyo mpamvu aravuze ngo musengeshe Umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Umwuka adufasha gusobanura neza Imana, ibyifuzo byacu, ibikenerwa byacu, ngo aratunihira, ngo iminiho itavugwa mu izina rya Yesu. Rero gusengesha Umwuka ni ingenzi, gusengera mu Mwuka ni ingenzi. Abakera batarahabwa imbaraga z'Umwuka, iyo usomye mu gitabo cy'Isezerano rya kera, bambaraga ibigunira, bisigaga ivu, batambaga ibimasa, bakoraga n'ibindi bitandukanye. Ariko twebwe ntabwo tugisabwa kwisiga ivu, ntabwo tugisabwa kwambara ibigunira, kuko dufite Umwuka utuza uba muri twe kandi uziranye n'Imana. Rero iyo dusenga turi mu Mwuka, aratunihira, aratuvugira, aratuburanira, aradufasha, ni umufasha. Rero mu isengesho ryawe gufashwa n'Umwuka ni ingenzi. Niyo Pawulo avuze mu Befeso avuga ngo musengeshe Umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kwanyu. Ugomba rero kumekinga sure ko isengesho ryawe ririmo imbaraga z'Umwuka Wera, ririmo gufashwa n'Umwuka, urimo kuyoborwa n'Umwuka, urimo gukora ibyo Umwuka ashaka. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Urimo kuvuga ukumva. Iyo umuntu asengera no mu Mwuka, tugenda no mu rugero rusanzwe, birimo gukoreka. Uranasenga nawe ukumva n'umutima wawe urahamanya n'isengesho usenze,
kuko umwuka arakunganira, umwuka aragushyigikira, umwuka aragusapotinga. Rero umwuka ni ingenzi cyangwa ni umufasha mwiza mu gusenga, kandi umwuka arayobora. Bible niko ivuga, umwuka agira karite yo kuyobora. Rero niyo umufite mu isengesho arakuyobora, akuyobora uburyo usenga Imana ishaka, ngo niwe uzi ibyo Imana ishaka. Rero umwuka iyo ari mu buzima bwo gusenga kwawe ni sawa. Ugomba kwitegura, ugomba kujya gusenga bamaze gutegura ubuzima bwawe, ku buryo isengesho ryawe riba riri hamwe n'umwuka wera. Haleluya. Umwuka kunihira, Mana uyu mwana wanjye afite intege nke, ariko mubabarire. Data dore ntabwo yatunganye, mubabarire, mugirire neza. Arimo aragushaka, mwiyereke. Arimo aragushaka, mwihishurire. Umwuka azi uburyo avugana n'Imana. Rero gusenga n'umwuka ni ingenzi, gusengera mu mwuka. Paul avuga ngo musengeshe umwuka iteka, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kwacu. Wa muntu ushaka gusenga we, wa munyamasengesho we, wa muntu urimo wumva urimo witoza gusenga, ndakwinginze ngo usengere mu mwuka. Kandi Bible yatubwiye uko umwuka aboneka. Yesu yabivuze ngo ni mu nkunda. Icyambere ni urukundo. Urukundo ruzagusoboza kumvira. Ibyo ni ibintu byikora. Kumvira bizagusoboza kwitondera amategeko y'Imana. Ibyo ni ibintu bitatu, ni ubutatu bundi bwumvikana. Umuntu ukunda uranamwumvira. Ikizakwereka ko umuntu agukunda nuko akumvira. Iyo umuntu mukunda uramwumvira. Iyo umuntu mwumvira ubona imbaraga zo kwitondera ibyo agutegeka. Rero nidukunda Kristo, tukitondera amategeko y'Imana, Yesu ashimwe cyane, tukumvira, Imana izaduha umwuka wera. Umwuka wera aba mu buzima bw'abera kandi akoreramo iteka ryose. Rero no mu gusenga, iyo pati yo gusenga, umwuka arayidufasha. Ngo niwe utunira iminiho, niko Abaroma Pawulo avuze, niwe utunira iminiho, niwe uzi icyo Imana ishaka. Ngo ko Imana irondora imitima, izi ibyo umwuka atekereza. Rero ubusabane bw'umwuka mu gusenga nabyo ni ingenzi, ni urufatanye rwiza kandi rw'umumaro. Reka dusome Abakorino ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 22. Igitabo cy'Abakorino ba kabiri 1:22 havuga ngo niyo yadushyizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate. Ariko Imana niyo yatanzeho umugabo ku bugingo bwanjye, yuko icyatumye nongera kuza i Korino. Umurongo wa 22 cyane nashakaga ngo niyo, umurongo wa 22 ngo niyo yamuduhayeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate. Umwuka wera ni ikimenyetso cy'abizera, ni ingwate y'ibyo tuzaragwa, ni ingwate y'ibyo dusezeranywa. Haleluya. Umwuka wera rero ni ingenzi cyane. Reka dusome na Abakorino ba kabiri 5 havuga ngo Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo ni ingando, ndetse yayiduhereyeho umwuka ho ingwate. Nuvuga ngo umwuka wera ni ingwate y'ibyo tuzaragwa. Umwuka wera ni ingwate y'umurage wo tuzaragwa w'ubwami bw'Imana. Buri gikorwa cyose gikorwa n'umukristo kigomba kuba gishyigikiwe n'umwuka wera. Rero bantu musenga, bantu mwinginga Imana, bagaragu b'Imana, Imana idufashe, iduha umwuka wayo mu buryo bwo gusenga. Bavuga ngo musabire nabera mukoresheje umwuka wera. Umwuka ni uzana imbabazi, ni uzana ibyiringiro, ni uzana urukundo, bigatuma n'abandi tubasabira, tubasengera turi mu mwuka. Yesu rero abaha umugisha, Yesu abagiriye neza,
abakomeze mu izina rya Yesu. Umumaro w'umwuka, musubireho, umumaro w'umwuka mu gusenga nuko umwuka atuzi kuko aba hagati muri twe, kandi icya kabiri nuko aziranye n'Imana kudusumba kuko Imana izi ibyo umwuka atekereza. Rero iyo communication iroroha, y'umwuka kuduhuza n'Imana biroroha cyane kuruta uko wasenga utagira umwuka. Kandi Bibiliya yatubwiye ngo ni ikimenyetso, ni ingwate twahawe ku byo tuzaragwa. Rero umwuka agomba kuba mu buzima bw'abera, agomba kuba mu buzima bw'abizera, agomba kuba hagati mu mitima yacu, agomba kutuyobora mu isengesho, mu kuvugana n'Imana, mu gusabana n'Imana. Umwuka wera ni umufasha wo kugufasha icyo gikorwa. Umwuka ntago agusengera, umwuka ntago akunihira, umwuka ntago ari we kuvugira. Wowe urasenga, umwuka akakuvugira ku Mana ariko winihiye. Harajya avuga ngo umwuka arabizi byose, ngo jyewe niwe usabira. Oya, nawe ugomba gusenga. Pawulo avuze ngo musengeshe umwuka iteka. Ntago avuze ngo umwuka abasengera iteka, musengeshe umwuka iteka. Uwo mwuka w'Imana wahawe ugomba gusenga wowe, nawe akakuvugira n'Imana, hanyuma bikagira umusaruro mu izina rya Yesu. Rero Imana ibahe gusabana n'umwuka, Imana ibaheho ingwate y'ikimenyetso cy'umwuka, Imana imanura imbaraga z'umwuka mu gusenga kwacu kugira ngo kubashe gusubizwa, kubashe gukingura ijuru, tubashe gutabarwa, tubashe kuzuzwa, tubashe kubona imbaraga z'Imana. Imana ya Isiraheli ikora ibitangaza ku buzima bwacu. Imbaraga zo gusenga zigaragare mu mbaraga z'umwuka wera. Imana igusuke umwuka mu gusenga, igusuke imbaraga mu gusenga, igusuke amavuta mu gusenga, igusuke umwuka wera mu izina rya Yesu. Umwuka gufashe, umwuka kunihira iminiho, umwuka kuvugire, umwuka b'umuvugizi hagati yawe n'Imana, umwuka b'umuloya ukuburanira, ugushyigikira. Imbaraga z'umwuka zikora ibitangaza, imbaraga z'umwuka zigaragare ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, turakwinginze ngo uduhe umwuka wera. Ijambo ryavuze ngo ko turi babi twatuzigwa abana bacu ibyiza, ngo wowe Data mwiza ntuzarushaho kuha umwuka bamusabye. Tugusabye ikimenyetso cy'umwuka, tugusabye imbaraga z'umwuka, tugusabye mwuka wera ngo adufashe. Mwuka wera tubemo, mwuka wera tuyobore, mwuka wera tugiriye neza. Mwuka wera turamwinginze ngo amanukire ubuzima bw'abasenzi, amanukire ubuzima bw'abera. Haleluya, amanuke mu buzima bw'abizera. Mwuka wera Mwami muduhe Data, ni impano uhabera, ni ikimenyetso, ni ingwate. Data turakwingize kugira ngo muduhe, kugira ngo tubone ibyo tuzaragwa. Turagusabye mwuka wera ngo umanuke ukore ibitangaza. Turakwinginze ngo ube mu buzima bwacu, turakwinginze ngo ube mu bugingo bwacu, turakwinginze ngo ukore ibitangaza, turakwinginze ngo tugirire neza. Imbaraga z'umwuka zikora ibitangaza ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu rikomeye kandi isumba amazina yose. Amen.